abo dusangiye ukwizera no gucungurwa by'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Igitondo kiza kuri mwese, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana ry'umunsi, ijambo rishobora kugira icyo rikora mu buzima bwawe nuryizera ukarigenderamo. Reka dusenge Imana kugira ngo turiganireho. Tugushimiye kuramuka kwiza uduhaye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe n'imvamutima y'ibyo ukoze. Ubishimirwe Data, ubishimirwe kuko dukunda, ushimirwe iby'imbaraga zawe, ushimirwe iby'imirimo yawe, ushimirwe iby'ineza yawe no gukora kwawe. Ushimwe kuko udukunda wowe Data, utwitaho. Ushimirwe kuko turamiza amaboko yawe uko bukeye n'uko bwije. Ushimirwe ko uhora witamurura igitondo kikarasa ku buzima bwacu. Tugushimiye ijambo ryawe kuko ari ukuri, ijambo ryawe kuko ari umutsima utera imbaraga abizera iyo turi kurigenderamo, ritubera ubuzima. Urakoze Data, ngaho turakwinginze, bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo, uduhe gutarura intekerezo, dutore iby'ubushake bwawe, dutore ibyo udushakaho, twumve ibyo ugambiriye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umunsi. Turi ku munsi wa gatatu w'ukwezi kwa munani 2025. Intego y'ijambo turiho ni imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Bavandimwe, hari imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana, hari imbaraga zikorera mu ijambo ry'Imana, hari ubuzima buri mu ijambo ry'Imana, hari imibereho, hari n'itangiriro n'iherezo biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri. Turifashisha icyanditswe kiri muri Yeremiya, icyanditswe kiri mu muhanuzi Yeremiya, igice cya 15 umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuze ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Aravuze ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Bakristo bavandimwe, nshuti dufatanyije kwizera, abagenzi bari kuja mu ijuru, imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana Yeremiya yarazivuzeho. Aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka maze gusobanukirwa, ni nkaho yaje avuga ngo maze gutahura ijambo ryawe, amaze guhumuka akabona ayo magambo y'Imana akayarya, maze ngo ambera umunezero n'ibyishimo. Ijambo ry'Imana rijya rituremamo umunezero, rijya rituremamo ibintu, rijya rituhindura ubuzima bwacu uko bwari buri, siko ijambo ry'Imana ribusiga rimeze. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana natekereje uyu munsi. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ririmo ibyishimo, kabiri ririmo umunezero, riguhishurira ubwiru bw'Imana, rikaguhuza nayo. Rikunde rizaguheza ibyiza. Hari imbaraga eshatu ziri mu ijambo ry'Imana natoyemo mw'iri jambo maze kurisoma Yeremiya yanditse. Ijambo rya mbere natoyemo nuko ijambo ry'Imana harimo imbaraga y'ibyishimo.
bavandimwe, ijambo ry'Imana rijya rituremera ibyishimo. Ijambo ry'Imana rizana ibyishimo. Hari abantu benshi babaye mu buzima butagira ibyishimo, babaye mu isi y'umwijima, ariko ndagira mbabwire ngo guhera uyu munsi nimwige gutahura ijambo ry'Imana, mwige gusoma ijambo ry'Imana, mwige gusengera mu ijambo ry'Imana. Nimuryumva mukaryumvira rizabaremamo ibyishimo. Ijambo rya kabiri, imbaraga ya kabiri iri mu ijambo ry'Imana ni umunezero. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni umunezero, rituremera umunezero wuzuye, tukanezerwa no mu gihe isi itari kutwemera kunezerwa, tukanezerwa no mu gihe amateka atari kutwemera kunezerwa, tukanezerwa no mu gihe isi itari gutuma umunezero wacu uba mwinshi. Irya gatatu natahuyemo, riguhishurira ubwiru bw'Imana. Bavandimwe, kugira ngo umenye ko uri umwana w'Imana witiriwe izina ry'Imana, ntabwo biva mu kubivuga gusa, biva mu kubibika mu mutima bitewe n'icyo wakiriye, ari cyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni rizima, riduhishurira ubwiru bw'Imana, riduhishurira imikorere y'Imana, riduhishurira imivugire y'Imana, riduhishurira ubushake bw'Imana. Kuri uyu munsi wa gatatu rero w'ukwezi kwa munani, ndagira ngo mbabwire ngo nimwitoze gushaka kubona amagambo y'Imana muyarye, kugira ngo abaremere umunezero n'ibyishimo. Nk'uko Yeremiya yavuze mw'iki gice cya 15 umurongo wa 16, ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo. Nuyarya azakubera umunezero n'ibyishimo, azaguhishurira ubwiru bw'Imana. Rero ndakwinginze muvandimwe, rikunde, rizaguhaza ibyiza. Bavandi, rikunde, kunda ijambo ry'Imana rizaguhaza ibyiza. Kunda ijambo ry'Imana rizaguhaza ibyiza. Nta kindi kiza cy'umunsi usibye kwiringira mu ijambo, ukagendera mu ijambo, ukavugira mu ijambo, ugakora mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Imana, turagushimye kubw'ijambo duhaye mu gitondo, kugira ngo ritubere impamba y'umunsi wo kwirirwana. Aya magambo yawe ngo amaze kuboneka, ngo Yeremiya yarayariye, natwe niko tujya tuyarya, maze ngo amubere umunezero n'ibyishimo byo mu mutima. Ngo we, kuko ntitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka mu izina rya Yesu abantu bawe bongere batore ijambo ryawe, bongere bumve umunezero mu ijambo ryawe n'ibyishimo biri mu ijambo ryawe, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afite ibimukwiye byose kandi agwiriye rwose mu izina rya Yesu. Amen. Mukiza abane namwe uyu munsi, abaho ibibanezeza, mugwire mugwize, ariko mukuri ku ijambo ry'Imana. Amen. Ndabakunda.